waretse gasenga abana. Okay, good. Gusengera. Tuzi. Dusenge. Ngene ngo kama gitabya kitarwaye. Ukivuge ngo. Nanjye akamari. Ndumugabo. Ndumugabo. Abantu barebare basoza kubi. Usikose ari nde. Twariye tuzoza kurya. Inzoga. Kumvitara ramfasha. Nagiye kuri toilette ndabona amasafuriya yindi. Nimufate nyuma. Inyama zose ndazi. Namuzira hitinari byo kangahe. Dade safuriya yero ni sosi yayikombe. Nabona kugisa. Ase dai gutanga inzara mubise cyanje. Imana ndavuga kandi bibo. Reba uyu nguyu dore yanyifatishijwe ngo abantu ngo bazagira. Bagira ngo agukora no mu kanwa bakora no mu zuru kwashaka. Buriya. Jya hano kurande Sharona. Yego izagira kundi foto. Oya. Ira niwe boss wanje. Ira ni unegeka. Sibishaka. Bode. Noneho kutavuze bya bindi. Garuka na bise. Ko tunasohokana. Yego duhorana ahantu hose. Ya chat igihe cyose chat yarambona. Ndamubona cyane. Biragurutse. Ari ikintu ushaka. Ari sinaka nongeraho. Dere mukuru ashaka kukiwara. Hano. Onye mukuru ashaka. Uyu ngo duhorana. Iwe usiko basa ku mutwe. Barasa uruhara. Ngo nta mwanya wo gupfa ubusa uhari. Ngo ntago binashoboka. Hano hose mugenda mu kamera nta mwanya wo gupfa ubusa. Zakinira sene zo reka ntawe giye kubafata Dani na abo nguzane yambunda ubune nayo fatiye wadumiye yambunda manje saga nganyumvira ese mwamenye byabaye ko tuvangemo akantu kameze nk'aka kisheni mo gaciye kugira ngo gahinduke ngaho agukinga funga abanyabuna abandi funga kamaye soma ko dore tamuneri ni ngiyi tumeze gutya Nuranye ndi hagati ndi kubakiza meze gutya ariko kuri ameze cyera kisa nkaho cyuminde no muri kore turi bazayikore kandi uzayikore ngo ni Salomo yishe umuntu Tarise yishe umuntu no bararwanya no nyakurwanya iyo tubaha buri munsi yavuze bo yabagomboze bazidasohotse we ari abantu mwari muzi ko Arise yitonda ibintu byo kugira umwana mwiza nganyumvira abantu bazi ko ari nk'abandi bose nganyumvira abantu bazi ko ari seriye ntago ari seriye icyo kintu twababwira afite umunwa n'urusaku rwicaye kwe abantu muzi ko Salomo ari umwicanyi ntago ari we umwana mwiza tena kungana kandi ubu nje gutabara ari uje gutabara cyo kunabara wow Desano basakuzi ntacyo uzashyiramo ijwi najyanye rikiriyo Shalom abantu baswa Shalom byarahindutse asigaye yicaho bisha aho biri ngombwa ariko nyine dukora abantu basikora ibasi gutereta byaramuntu umwade pero aho umwade pero akariko tuje ya dalisi kutayisura adeperi baratereta bacintuwe oya yasohoye ari yatashinga ni turi kurasa nzayisona bicemo kare nga kama gitabya kitarwaye. Ukivuge ngo nanjye akamari ndumugabo ndumugabo akamari mana akamara amagambo uri
urakamana mara urakamana muri nyana y'imvura akavuga Umugabo kurwana kw'inkono kugama kw'abagondije yakigutereta byanabona neza kumuguriye Ati amasenye mubyo Baba Dani tugura isuti Dani tugiye kumugurira isuti fata kumugurira isuti nawe ni isuti ye nawe akubana zamuguriye kwambara kunda isuti bayifashe isuti ntabwo abantu bari muzi ko abantu ari seriye nta n'umwe uri seriye oui ni shalom uriya danda yawe nawe bayihishe aha urangibukije murebiyese reka ye ayisa yonje arayimeze Usipo bora kora kutumezi twisho turimo babarira ahubwo umwuka urahera kubera kwishonjeza basi reka wureho kamera kuzamwereke ni umuzimu si twamwishe oya ariko ye nawe araseka ko kuwabiguka bikina tukakureba ariko uyu muri buri kureba aho icyaha cyabereye guys iki cyangwa burandi kubitegura ndakora investigation none uzi gukora akazi uzi naho byabereye aka nako karimo karaseka kandi ufata sound igatsindwa kandi nawe wabigwana gwabishobora nuko cyitwa cyo bagiseka niyo mpamvu nawe ari guseka abandi action Sese twamwishe oya muri hose ngo yuze zitwamwishe ugira ubwoba mwana murebane reba ngo bari gusekara ready ni umuzimu sese twamwishe oya Osanzwe uri umusamba gashezi uyu musambo uzamuka yuze Osanzwe uri igisambo muri kugenda gutya umuntu aranze muhise mwikanga mugahita murebana none reka tuyikorera tureba ariko egerayo vaho amagambo cyo tuyaretse dukora action twagiye action oya tubanze dukora action amagambo yo nari bitaro twagiye nimba uyitoreje we yarishe pawa akwa muri boy witoreje ku buryo bwose kandi nagiye igishare abaribu nkamwe uzi ko nagiye igishare kugira ngo mugingure ko nagiye ubwo ko kwisi uri umuriro yure ko kwisi bose akusa umuriro je bite aki mu bitivi reba wowe umera nko mpamvu mutari kumva ibintu iyi serera turaza hano impamvu mutari kumva yuko wowe aragufashe uko none iyo boro none yasanga kubita utawijyana gutya noneho wowe mu kugenda kwawe kumva ugenda gutya none nyine urakara umuriro byata utukura azana n'icyuma sibyo wone akavuza mugenzi wawe ari guhita ukiza sibyo waje guhita mugenzi wawe guhita uzana kiriya cyuma twagera numva byoroshye fata kamera tubanze tugakora kamwe no uretse tubanze tugakore twagiye nari biri gutya kabiri rero wibitaza cyane uretse banze bakore exercise kabiri gatatu rero bakunzi banjye nongeye kubasuhuza nk'uko mubibona rero iyi seti twari tugezeho bari bari kugerageza kwerekera aba bagizi ba nabi uburyo ki bari bwitware muri ino sene. Murabona ko ntabwo byari byoroshye, bari kubatoza uburyo bari bubigenze ariko byananiranye neza burundu. Niyo mpamvu mubona
ba Lucky nabo ba cameraman bari kubaseka. Nuko iyi scene nimuyirebaho neza muri filime nta n'umunota umwe ifite, ariko hano yadutwaye amasaha agera muri 2 duhagaze byaducanze. Turi kugerageza kubabwira ariko batari guhita babifata vuba. Gusa finally byaje gukunda, turakora nuko turahava turataha, ariko ntabwo byari byoroshye nkuko mubibona. Mbonye Sharomo ako uyu mwicanyi byamunaniye kwica, nako byamunaniye gutera icyuma. Dore bari kumuseka bose baguye hasi, byamunaniye gufata icyuma. Kuvuga ngo iyi scene tuyimazeho amasaha 3 byanze. Dore reba kangaka, gafashe sound. Reba uri agatwenge ateye, reba agatwenge akubiza. Reba wa musiti wanyu, reba wa musiti wanyu. Guys, murebe imbwa Alice dore imbwa Alice atunze mundebere Siriya wayiguriye ikanzu bana. Nyabumvishe rivu ukuntu agira nta buseri afite. Imagine aba bantu bombi uko ari 2 bicaranye nta n'umwe uzi gutereta, byarabananiye. Ayiwe Dana aratangira ati narinje, nawe bikamunira akadidimanga, ariko Dani inzara iramwishe, niyo mpamvu mubona yakambije agahanga. Inzara iramwishe cyane, ariko mwige gutereta, nize ko muri kwigishanya ibintu by'imiteretanire. Turabibona rwose. Muri comment baze kutubwira muri aba bantu 2 ninde uzi gutereta kurusha undi. Noneho ribu watereta nk'iperereza, bajya bari mwiperereza. Utwara amafaranga umwanya. Ye nasanze ngomba kuza mu iperereza, ukanze gaperereza ugahita utereta ariko tukora ubukwe nta byo guta umwanya utereta. Utereta bitwara umwanya. Niyo wanyica. Aya. Niyo wanyica aracira bazwifata kwa afisi. Wewe nari biturakoza kwitayo amazi gutya mu mazi. Fata sewe gucira. Oya, mbere gucira. Uba muri gucira ngenda batusubira inyuma. Gucira nyine biza imbere. Nagucira tuita tubantu kukubita ngo wabure. Aya kubuja mani. Ndagira umushinya mutese. None se nta kamera iri okay, alright. Ayifata kwibishaka. Mureke zino scene nizizamo noza action. Tukora mafaka kumena amazi. Kandi nzogejo. Mani, abanza ngira umushinya ndagira muri no kamera. Niri muri sensiyo. wowe gira umujinya iyo kuvamo tuza kwifatiramo hano. Aya ndayifatira n'ibiro mwana Bagiye. Oya, tumeze ngo itamwe abasore n'ivure kwiyangira. Tukore ya. Wait. Action. Dusenge. Siko mwaduka. Mari happy wahira. Turi kukumva we Shafi, cyangwa tugusubize muri gereza. Action. Ngiye kugusengera, ngiye gusengera ubukwe bwa hano, ugiye kubona ko ndi umuntu w'Imana. Oh haleluya, mugira amen.
bana tugiye gusengera ubukwe bwacu mudufashe gusenga abana bakuriye mu idini sha duse nk'aho tumanuka mwe mwicaranye mwicare tumusutane wow Leo aka gasene reba nyine antereka ku buryo uri wowe niwe wenyine n'uwatureba aya mwese nabarebe ntareba imana mu neza Leo wasoje Leo tereka ari akamera mwana bitangira twinjiramo dupfukamye cyangwa cyangwa utereka dupfukame kuri aka kaboro akanga gutya kumva ari byo byiza sinzi wowe biraterwa no kubishaka kashaka ni wowe ari gufata gutangira ntabwo magara oya bigiye gutangira ushaka unsetting ndagira gutya okay niba ari byo bikorohera njye ntacyo waragira gute hasi niho fresh shaho urukweto rero oya ntacyo Shana kamambira ipfutse na. niyo kamambira ashyire ku ivisha abana bari yego nese bose cyaba nese muteka mutwe baretse gasenga abana okay good ndagusengere tuzi dusenge yenda satani yatukoza ubukwe bwacu nyagasani mana mweretse uriya musaza udashaka ubumwe bwacu kati nyagasani mana mweretse uriya musaza nizi byeruze ayiwe tugende uburetse utegereze gato kiriya kintu isengesho bro kiriya kiboro kitekizamukiramo twarigeze neza warugeze mu ijuru ku mahembe cyangwa ugeze kuzimu nangeze nyagasani mana tuteretse okay wait umva mad okay twikomere dukore cyabaye cyinshi twise kimwakira izina rya Yesu abazimu baba umuntu ari kwisengera Satan by satani va mu nzu kuneza ububabare mu ivi ridafite n'akanyama na gato ivi kwipa ayiwe umva abazimu bari kudutera mu isengesho ryacu abantu bumva ukuntu umwana yaremanuye umwuka amavuta mudufashe gusenga ubukwe bwacu buzagende neza ego ngiye kwereka uriya musaza imana mu izina rya Yesu uzaruhara imana izaruta turagusabye ngo byose bibe mu gushaka kwawe bibe mu gushaka kwacu tubisabye tubyize mu izina rya Yesu Kristo amen shuri hamwe bizagenda neza si ukuntu akihoberanye kandi mwebwe muva muri kamera bamukatinga ibintu mu gice guys mujye gusenga uziko umuntu usenga cyane amava ko bakakaba nk'ay'ihene Niyo mpamvu nga mu ndorere nsenze kabiri nsengeye hano ku mapava babiyaye ukuntu inoza zabaye umukara kubera iki asenga ashinze gutya twagiye